iyo mba ndi president nakarangije yarambara mu gihe cy'umunsi umwe byamfata amasaha 24 yonyine nge nzi neza Zelensky kandi nzi byanyabyo Putin bityo rero narangiza biriya byose mu gihe gito kandi nizeye 100% ko byaba byoroshye cyane iyo diro yaba yoroshye rega nta nubwo akeneye ibifaranga byinshi cyangwa ingufu z'igisirikare turi gutanga ndakumenyesha ko ako kadiro twagakora mu masaha 24 uwo mugabo uvuga ni mwene Fred na McLeod we yitwa Donald Trump yabaye president wa 45 n'uwa 47 wa Leta z'Ubumwe za Amerika aha mu bitekerezo bye yahamyaga neza ko yishanye ibanga ryatuma intambara ihitirangira ibi yabivuze ategereje ko abanyamerika bamugirira icyizere mu matora ya president maze bugaki intambara yo muri Ukraine ayirangiza ese mwigeze mwumva amagambo yanditse ku rupapuro rw'102 rw'igitabo umunya-Espagne George Santayana yise Soliloquies in England okay niba mutarayumvise muze gushyira hafi uruguruka nzu maze mbashingira intaye y'iyi nkuru ubundi hari mu 1922 ubwo Santayana yandikaga kuri ruya rupapuro mu Rwongereza rutomoye ati only the dead have seen the end of the war yarashatse kuvuga ko abapfuye bonyine ari bo babona iherezo ry'intambara reka nituze guta umwanya tujora ayo magambo ahubwo twe twikuriremo ijambo yanditse ryitwa iherezo ry'intambara nyimara gusoma ari amagambo ya Santayana mu bwonko bwanjye yahise yazamo ikibazo gikomeye Trump azabona ati iherezo ry'intambara y'Uburusiya na Ukraine akiri muzima muraho banywanyi ba Primo Media Rwanda iyo baje abanya-Ukraine gisabwa kugira ngo barekera kurwana bituma intambara igera ku iherezo bakubwira ko basaba abarusiya kuvana ingabo zabo zose ku butaka bw'igihugu cyabo nibice byose bwigaruriye byarangira intambara ikagera ku iherezo bitanasabye bya bindi bya Santayana ariko nibyanga ngo nta kabuza bakenyere bakomeza hasigaye bagundagurane dore ko abanya-Ukraine biboneye inshuti nyanshuti zazindi zigutabara mu bihe by'amakuba niba tari nka bya bindi bya Nkoronko na Nkusi mwene Nyirakimana watwaye uruhu n'uruhande gahindiro mwene Mibambwe nubwo leta ya Ukraine yatanze ibyo byifuzo nyamara hakurya mu Burusiya bavuga ko Ukraine igomba kwemera ko ubutaka Uburusiya bwafashe bwomekwa ku Burusiya nta kuzuyaza kubayeho kandi rwose ako gakungu ka Ukraine nabo mu burengerazuba kayerekeza mu muryango wa OTAN kagashyirwaho akadomo nuko rero ngo bitagenda bityo Ukraine na bene wabo bakegeranya imbunda nyinshi kuko intambara izakomeza kugeza leta ya Ukraine yongeye kwivuguruza ikavuga ko ibyo yasabaga bitakiri ngombwa ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 5 kwa 2023 umwarimu wa science politique muri kaminuza ya Baylor i Texas associate professor Selhi Kudelia yibaje ikibazo kuri Al Jazeera ati what will it take to end the war in Ukraine niki bizasaba kugira ngo intambara yo muri Ukraine irangire none se we ariko niki koko cyakorwa kugira ngo irantambara irangire ariko bitagenze nkuko Santayana yabigarutseho ngaho nimwegere hino rero nubwo tutarabakomeye maze tureke ibyo gusakuzanya guca imigani no kwivuga imyato nka Trump watangiye avuga ko yayirangiza mu masaha 28 none ameze akaba yihiritse yirirwa mu mbwirwaruhame za politike zidashira mureke twegeka ku ruhande izo mbwirwaruhame n'imyidogo y'abanyapolitike dore ko badatana na karimi nkako ahubwo dusuzume twitonze icyakorwa ngo iriya ntambara irangire turifashisha ibitereka mumenyi bitandukanye ubushakashatsi n'indi mizingo yose turashyikira tugamije kugaragaza inzira za buri ruhande n'ibihato bizirimo ariko kandi tunarebe mu buryo rusange uko intambara nk'izi zabene igihugu zikemurwa n'izabene igihugu da kuko Ukraine nayo iri mu bihugu byahoze bigize Leta z'Ubumwe z'Abasoviete gusa iki gice cyamaze kwanduzwa ibyitwa demokarasi byabo mu burengerazuba kugeza no kugusomborotsa uriya murega gatuza Vladimir Putin mu kunoza neza ibyo ukora ucyane ikoranabuhanga mu kigo Infinity Tech Solution twiteguye kubaha ibisubizo byose mukeneye bijyanye n'ikoranabuhanga mu kazi kanyu tubakorera systeme za software zitandukanye bitewe n'akazi kanyu ibigo by'amashuri gucunga amakoperative imishinga y'ubwubatsi ibigo by'ubucuruzi imiryango itegamiye kuri leta POS kuri bar resto na coffee shop n'andi mazu y'ubucuruzi sigaho guhora utaka ibihombo egera Infinity Tech Solution igushyirira ibyawe ku murongo hamagara kuri 0798 735 385 nimero ya WhatsApp ni 0785 030 772 wanasura website yawe ya infinitytech.rw wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo nta mpamvu yo gukomeza gushakisha ibisubizo byose biraha Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza amasambu ndetse n'amazu y'abamoto cyangwa manini dukata amasite meza kandi yizewe tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi ufite amafaranga make ntugire ubwoba turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe
ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane abushingiyeho, mu bunyamwuga buzira amakemwa. Nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram. Hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo. Ubundi hari inzira zizwi neza mu kurangiza intambara kandi zidashidikanywaho. Iya mbere nuko uruhande rumwe rutsinda urundi. Urugero, abanya-Ukraine bagatsinda abarusiya, noneho abarusiya bakarambika intwaro hasi, ahasigaye bakemera no kuryama bubitsinda kugira ngo abanya-Ukraine babakubiteho utunyafu bababaza impamvu bihaye kubasomborotsa ngo nuko bashaka kuzana otani wabo. Nakabuza ko ibyo byaba bibi cyane ku Barusiya, Abashinwa, Irani, Korea ya Ruguru, Belarus n'ibindi bihugu byakomeje gufata mu mugongo Abarusiya muri ibi bihe by'abagi. Ku rundi ruhande bishobora no kurangira abanya-Ukraine batsinzwe, noneho Putin akagena icyo azakoresha abanya-Ukraine. Ibi kandi nabyo bikaba byaba bibi cyane ku banyamerika n'imiryango yabo nka OTAN, umuryango umwe bw'Uburayi ndetse n'umuryango w'abibumbye n'indi miryango bahuriramo. Ku bijyanye no gukemuza iki kibazo insinzi, hari umuntu wemeje ko abanya-Ukraine n'inshuti zabo ariyo nzira yonyine bahisemo. Roman Rukomeda ni impuguke kuri politiki ya Ukraine. Uyu yandikiye urubuga mpuzabitekerezo Elactive ku itariki ya 22 z'ukwa gatanu kwa 2023 ko Ukraine ifite formule yo kugera ku mahoro, icyo yise Formula of Peace. Ngo formule y'amahoro abanya-Ukraine bafite niyo kurwana kugeza batsinze abarusiya maze bakisubiza ibice byose abarusiya babambuye, ubariyemo na Crimea yajyanywe mu myaka 11 ishize. Roman Rukomeda yemeje ko iyo ariyo formule yonyine abanya-Ukraine n'abafasha bari gushyira mu bikorwa, kuko ngo bitandukanye n'ibyo bizabikoreza ikigali shyushye. Inzira ya kabiri intambara Ukraine yarangiramo ni inzira y'ibiganiro bya diplomasi, ari nayo Trump na bagenzi be barimo Qatar na Erdogan bakomeje gushakishirizamo, ariko nyamara Putin akemeza ko yavumbuye amacenga yabo rugikubita. Iyi nzira ya diplomasi rero niyizamo birabyifuzo twahereyeho. Iyi nzira birashoboka ko impande zose ariyo zifuza, uretse abantu runaka bari kungukira mu gukomeza kubaho kw'intambara. Muri iyi nzira rero ahita hazamo za ngingo twahereyeho, aho buri gihugu gihita kizana ibyifuzo byacyo kugira ngo intambara itirangira. Mu byifuzo by'abarusiya bo ngo barasaba ibintu bibiri byonyine, ahasigaye bagahita bareka abanya-Ukraine bagatuza bagatunganirwa. Icya mbere nuko Kiev yafata urupapuro igasinya ko ibice abarusiya bafashe birimo Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, igice cya Kherson na Crimea byose bibaye mu Burusiya, kandi ko batazigera bongera gutekereza kubyigarurira. Impamvu batanga ibarengera ngo nuko ibyo bice bisanzwe ari by'Uburusiya kandi n'ikimenyimenyi ngo bituyemo abavuga icy'Urusiya, bakongera kuvuga ko leta ya Ukraine yakomeje kubicira kurwara nk'inda. Ibyo rero bikababaza leta ya Moscow yiyemeje kubungabunga Umurusiya aho yaba ari hose ku isi. Icya kabiri ngo nuko barahira Imana yo mu ijuru ko batazahirahira bongera kugirana gakungu n'umuryango wa OTAN. Ibyo bakabyongeraho kumenya ko kizira kikaziririzwa kwinjira muri ririya huriro Abarusiya bakunda kwita ihuriro ry'abagome n'abajura kabutindi bagambiriye gufata isi bakayigira karima kabo, nuko bakayikoresha icyo bifuza cyose. Ibyo bibiri ngo bishyizwe mu bikorwa, Kiev na Moscow barebana kana ko mu jisho nk'umupfumu kabundi k'umukongoni n'umugabekazi Nyiramavugo Nyiramongi bamaze gukiranuka n'amashyari y'abana b'ibwami. Ukraine nayo ari ibyifuzo bisaga 10 ishyira ku meza ngo byayifasha gutunga igatunganirwa ituranye n'Uburusiya bizira uburyarya, harimo gutegeka rwose ko niba Abarusiya bashaka amahoro barikura ku neza cyangwa ku mbaraga ibice byose bafashe nta mahane cyangwa induri bibayemo. Ibi kandi bikagendana n'intara ya Ukraine Abarusiya bajyanye kera mbere y'iyi ntambara. Ni ingingo yiswe Restoration of Territorial Integrity, ariko isa nkaho ari yiruta izindi Abarusiya bakomeje kwamagana ku buryo n'uyigarutseho wese ahita umwanzi wa Putin. Indi ngingo nuko Abarusiya bahita vuba na bwangu bakura abasirikare babo bose baherereye ku butaka bwa Ukraine, kandi rwose ngo bagahita bashyiraho n'urukiko mpanabyaha rufite inshingano yo gukurikirana ibyaha byakozwe n'Abarusiya, noneho kuva kuri Vladimir Putin gukomeza bakagizwa imbere ya sentare, byaba ngombwa bakambikwa iroza, yenda bakamara imyaka runaka barya impungure. Ibyo kandi ngo byanagendana no gutanga indishyi z'akababaro ku kintu cyose cyangirikiye muri iriya ntambara. Abarusiya kandi ngo barasabwa kwishyura by'umwihariko ibidukikije birimo amashyamba, imigezi, imisozi n'ibindi byose barimbuye bigize urusobe rw'ibidukikije. Nuko rero ngo amahanga agahita atabara binyuze mu bikorwa by'ubugira neza, maze bagasanasana abanya-Ukraine bagizweho ingaruka n'intambara. Usesenguye neza rero ibyo byose turondoye leta ya Ukraine isaba ngo intambara irangire, wahita yemeranya na wa muhanga twabonye witwa Roman Rukomeda wavuze ko umuvuno w'abanya-Ukraine n'abambari babo ari uwo kurangiza intambara ari uko batsinze bihanukiriye Uburusiya.
Ibyo nibiramuka bibayeho nta kabuza izo ngingo zose Ukraine ivuga zizashyirwa mu bikorwa nta nakadomo kabuzeho. Cyakora kugira ngo Ukraine yegukane intsinzi bidasubirwaho byarageragejwe kenshi binyuze mu ihuriro OTAN, gusa byagiye bigaragara ko uko Uburusiya bwashyirirwagaho ibihano ariko bwarushagaho gukomera kurushaho kandi bigakomeza kongerera igikundiro ubutegetsi bwa Putin mu baturage atari Abarusiya gusa ahubwo n'abandi bo hirya no hino ku isi by'umwihariko muri Afurika no muri Aziya, aho abanyamerika niyo OTAN n'abambari bayo bose bagiye basya batanzitse ari nako bivanga bisesuye mu ntambara zaberaga hirya no hino kuri iyo migabane no muri politike z'ibihugu biyigize. Colonel Douglas Abbott McGregor yabaye umusirikare ukomeye mu ngabo za Amerika, yabaye umujyanama wihariye wa Minisitiri w'Ingabo, yanayoboye ishami ryose ryo gutoza abasirikare bakomeye muri US Military Academy. Ni nawe rero wanditse igitabo kigezweho mu by'intambara cyitwa Margin of Victory: 5 Battles That Changed the Face of Modern War. Yemeza ko hatitawe ku bihano byashyizweho na koperative yitwa OTAN n'abambari bayo hirya no hino mu nguni zose z'isi bakarunda umuriro umujinya w'ibihano ku Burusiya, kuri ubu ngo ari bw'Uburusiya bwakomeye kurusha mbere. Ati uyu munsi Uburusiya burakomeye cyane ku buryo naguhamiriza ko mu bijyanye n'ubukungu Uburusiya burakomeye cyane kurusha uko bwari bumeze mbere y'uko iriya ntambara itangira. Ahubwo ibihano twabashyiriyeho byarabafashije bikomeye, nta nubwo bagikeneye kuba muri za systeme zacu z'ubucuruzi kuko byasaga nk'aho bazongwa natwe, dore kuri ubu ibikomoka kuri peteroli byabo byose, amabuye y'agaciro, ibikomoka ku buhinzi n'ibindi byinshi baracyabyinjiza mu Burayi bakabigeza n'ahandi hose bashaka ku isi kandi ku giciro kiri hejuru. Ubu rero ingano y'amafaranga iva mu burengerazuba yisuka mu Burusiya yariyongereye cyane. Ibyo byose avuga ntabeshya kuko n'ikigega mpuzamahanga cy'imari ku isi IMF cyemeza ko ubukungu bw'Uburusiya buri gutumbagira ku muvuduko uri hagati ya 3.8 na 4.1% mu gihe ibindi bihugu bikomeye biri gukambakamba muri za 2%. Ubwo rero uko byagenda kose ari ibanga rikomeye rinasumbye cyane uko Colonel Douglas Abbott McGregor amaze kubitubwira. Steve Rosenberg ni umwanditsi mukuru wa BBC ku bijyanye n'Uburusiya kandi n'umwe mu bakurikiye iki kibazo cya Ukraine n'Uburusiya. Ku itariki ya 14 z'uku kwa 7 kwa 2025 hari kuwa mbere mu cyumba cyitwa Oval Office cyo mu biro bya Perezida wa Amerika, ubwo Perezida Donald Trump yavugaga mu mvugo ikakaye atangaza izindi ntwara Amerika igiye koherereza Ukraine zaguzwe n'ibihugu by'Uburayi ndetse agakangisha gushyiraho imisoro mishya ku bicuruzwa biva mu bihugu bigikorana ubucuruzi bwa peteroli n'Uburusiya. Trump akimara kubivuga atyo mu murwa mukuru Moscow w'Uburusiya, isoko ry'imari n'imigabane ryahise ryiyongeraho 2.7%. Uriya mwanditsi mukuru wa BBC yabisobanuye avuga ko impamvu ari uko Uburusiya bwari bumaze igihe bwitegura ibihano ahubwo bikaze cyane kurushaho bwafatirwa na Perezida Donald Trump. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko mu gihe Uburusiya butemeye kugirana amasezerano y'amahoro na Ukraine mu minsi 50 iri imbere bushobora gufatirwa ibihano bikomeye birimo n'ibizwi nka secondary sanctions. Ibi ni ibihano bishobora gufatirwa ibihugu bigirana ubucuruzi n'igihugu runaka cyo gisanzwe cyarafatiwe ibihano. Mu gihe Amerika yashyiraho ibi bihano rero bivuze ko ibindi bihugu bigirana ubucuruzi n'Uburusiya ari byo byagirwaho ingaruka n'ibyo bihano. Putin usanzwe uzwiho kuvuga make ariko akaba n'incabwenge mu bukungu, nta kabuza iyi minsi 50 iri imbere yaho n'ubutegetsi bwa Washington kuri we arayibona nk'igihe gihagije cyo gushaka ubundi buryo bwo guhangana n'ibyo bihano bateganya no gutinza kurushaho ishyirwa mu bikorwa ry'ibihano. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ubwo bwakiraga neza icyifuzo cya Perezida Trump cy'agahenge kuzuye, Uburusiya bwibukije ko imfashanyo ya gisirikare uburengerazuba bw'isi buha Ukraine no guhanana amakuru y'ubutasi hagati y'uburengerazuba na Ukraine bikwiye guhagarara ndetse Ukraine igahagarika gutegurira abasirikare kwitabira urugamba. Yewe Perezida Putin ashimangira ko ashaka amahoro ariko akongeraho ko impamvu muzizi intambara zigomba kubanza gukemurwa. Mu gihe kitari gito uwo muvuno wa Putin wo kwemera ibiganiro agira ati yego ariko watumye Uburusiya bwirinda ibihano by'inyongera bya Amerika ari nako bukomeza intambara. Uburusiya bwemeza ko ku rugamba ari bwo bufite uruvugiro, bugashimangira ko bushaka amahoro ariko ashingiye ku byifuzo byabwo. Ubundi yubajije umuyobozi mukuru w'Abarusiya bwana Vladimir Putin uti niki gituma igihugu cyanyu gikomera ku buryo amahanga yose agiteranira ariko ntigishiguke kandi ntigikurwe ku ijambo, ahita akubwira impamvu ati dufite intwaro kandi ibi barabizi neza. Nongere mbisubiremo nkuko nabivuze, dufite intwaro kandi zasekura ibipimo byinshi ku butaka bwabo. Izo ntwaro avuga ntugire ngo nutu twa Kalashnikov, VSS Vintoleze na PP-19 Bizon Abarusiya basanzwe bihariye ijambo n'ibanga ryo kuzicura. Oya, aharasobanura za ntwaro utunga wavuga bakakubwira bati twabumvise. Yende ibyo twe kubiheraho kuko kuba Abarusiya batunze intwaro kirimbuzi nyinshi kurusha ibindi bihugu byose byo ku isi n'ubumenyi rusange kuri buri wese. Ahubwo icyo bamwe bashobora kuba batazi ni ubuhangange Uburusiya burishisha ibindi bihugu byose. Ubuhangange bwa mbere Uburusiya bwihariye nuko atari igihugu ahubwo n'isi yose mu bijyanye n'ingano yacyo ku buryo gikora hariho hose aho watekereza naho utatekereza. Uburusiya ni igihugu kinini, kikaba kinini ku buryo perezida wabwo umuzanye mu Rwanda ashobora kugusobanurira ko uwari nk'umudugudu atari agasuzuguro ahubwo ari mukuri kuko yaba rugereranya n'igihugu ategeka.
kuva mu Burayi bwo hagati ukagera mu majyepfo y'isi no mu majyaruguru y'isi ukagoronzora, Uburusiya bugera no mu burengerazuba bw'isi bunyuze mu nyanja ya Pacifique, ku buryo uzi neza ubumenyi bw'isi ntiwabura kwemeza ko Uburusiya bufite ubushobozi bwo kugera ku nyanja zose budakandagiye ku butaka. Ibyo rero bivuze ko ubaza ubutaka bwose bw'isi usanga 1/8 ari ubutaka Vladimir Putin ategeka. Ubuhangange bw'Uburusiya ntibugarukira ku ngano yabwo gusa, nubwo ari ingenzi cyane, ahubwo buriya ni n'igihugu gitunze cyane. Ku itariki 22 z'ukwa gatanu kwa 2024, ikigo Statistika gikora ubucukumbuzi ku ngano y'ibintu bibarizwa munsi y'ubutaka cyemeje ko Uburusiya kugeza ubu aricyo gihugu cya mbere ku mubumbe kiryamanye gaze nyinshi kurusha ibisigaye byose, ku buryo munsi y'ubutaka bw'Uburusiya harunze metero kibe trillion 47.8 bya gaze. Iyo ni mare y'agahebuzo, ariko mukanyuraza kumva n'irindi banga rirenze kure ibi bya gaze y'Uburusiya. No ku yindi mitungo nka petroli, Uburusiya buza buri gihe mu myanya 5 ya mbere ku isi kuko itunganya nibura toni zikabakaba 600 ku mwaka. Indi mitungo kamere Uburusiya bufite kurusha ibindi bihugu byinshi ni uranium, diama, zahabu, aluminium, palladium, titanium na magnesium. Ugateranyaho imitungo kamere yihariye y'imbaho zidasanzwe ziva mu mashyamba manini bitangaje, amashyamba barizwamo ibiti bivamo imbaho ziteye amabengeza. Ayo mashyamba kandi akabamo inyamaswa, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bituma amahundo n'amahumbezi bihuha mu Burusiya hose. Aho tuhavuna amenye ko kubuso bwa kilometero kare miliyoni 17,100, kilometero kare miliyoni 12 zose na amashyamba y'ingirakamaro, ku buryo yose gutyo yakusanyirije hamwe wasanga yikubye hafi kabiri ishyamba rinini ku isi ari ryo Amazone rishashe ku buso bwa kilometero kare miliyoni 6,700. Erega si ibyo byonyine kuko amaturufu Uburusiya bwarambika ku meza abandi bose bakamanjirirwa ni menshi kurusha uko twabivuga. Nibyo kuko hari ikindi kintu igihugu cy'Uburusiya gitegekesha isi kandi wabyanga wabyemera, nabo mu burengerazuba baremeye bati yenda iby'igisirikare, ikoranabuhanga n'ibindi aho twagereka. Ariko ku ngingo yitwa ibiribwa Abarusiya barunze mu mitiba n'ibyibo byabo aho ntibakoraho. Iki cyo kugishidikanyaho ni ukudashyira mu gaciro kuko Uburusiya ni ikigega cy'isi mu buhinzi mu buryo amakuru atavuga uko ari. Ubanze wibuke ko ubuso bw'Uburusiya ari kilometero kare miliyoni 17,100, nurangiza ushyire mu bwonko bwawe ko 13% by'ubwo butaka bwose bukorerwaho ubuhinzi. Ubuhinzi bugezweho atari bya bindi byo kurundarunda ubutaka n'udufuni. Oya. Nuvuga ukoresheje ibiharuro ukabara 13% by'ubuso bwa kilometero kare miliyoni 17,100, wasanga nibura ari ubuso kilometero kare miliyoni zirengaho gato 2,200 neza neza bikajya kungana n'ubutaka bwose igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gifite miliyoni 2,300 gishasheho. Muribuka ko ari ugufata u Rwanda ukagenda urukuba ukageza ku nshuro zirenga 89. Yewe mureke noya yo, ahubwo mwibutse ko kwigerereza ngo urafatira ibihano umuntu ufite 1/8 cy'ubutaka bwose bugize isi dutuye ari ukwigerezaho rwose. Ahubwo sinzi izo mbaraga aho bariya ba Trump bazikura. Nako Putin ahirutse kumwitegereza yibutsa Trump ko rwose Uburusiya nabwo bumaze igihe burimo kuzinuka urukundo kuri perezida wa Amerika. Nibyo da, ikinyamakuru Moskovsky Komsomolets cyaranditse kiti bigaragara ko Trump yifitemo kwibeshya ko ari igihangange n'umunwa munini cyane. Iby'ubwo buhangange bw'Uburusiya n'ubitekerezaho ujye unabigerekaho perezida wabo ufatwa nk'umunyagitinyiro nawe ugutajya ushidikanya gukabiriza n'abandi bagenzi be kuzumva yenda atabyumva neza, yazahina amapantaro n'amakaruvate akagenda bagahurira mu rwambariro umwe kuri umwe, umugabo ku mugabo, indwanyi ku yindi. Ahasigaye ngo akamwereka ko Uburusiya kuva ku ino kugera ku musatsi ari igihugu cya mbere mu bikenerwa kurusha ibindi ku isi. Waba ukeneye telefone igezweho, computer zuje ubuziranenge, imodoka nziza cyangwa ibindi bicuruzwa na service guturuka i Dubai, wizengurutse umutwe, Soatas niyo company yizewe watsindiye isoko ukaba ukeneye ibikoresho bisabwa kugira ngo hacane umucyo wibunze imitima, tugane muri Soatas tubigukorere vuba kandi rwose nubwo waba ufite amafaranga make twayaheraho tukagirana amasezerano. Ufite imodoka ushaka kuyihindura cyangwa kugura indi, nta kidasanzwe muri Soatas. Hybride, electrique n'izindi modoka zigezweho tugufasha kuzikugurira ku kiranguzo bataguhenze. Dushobora kuyigura dukoresha amafaranga yawe ukaduhembera service yuko twayikuguriye ku kiranguzo, cyangwa ukadutuma imodoka ushaka tukayikugurisha ku giciro gito. Niba hari umuvandimwe cyangwa inshuti iri Dubai twafasha cyangwa twakunganira mu bundi buryo nabyo turabikora. Kuguhuza n'ibyo ukeneye Dubai ntibizongera kugusaba kurira indege kuko nitwe muhuza wawe na Dubai. Service zacu zirihuta kuko bisaba gusa iminsi iri hagati y'3 n'5 tukaba twagutumikiye. Dukorera igikondo munsi yo kwa Mironko ku marembo ya Naeb. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0788 67 85 97 cyangwa 0787 02 45 13. Gukorana na Soatas ni amahitamo yo kuzigama igihe n'amafaranga. Bantu mutunzi imodoka z'ikoranabuhanga zinywa mazutu, diesel cyangwa essence, cyane cyane za hybrid, mwaba muzi ko izi modoka zigira amavuta y'umwihariko yagenewe system za DPF na catalyst. Mu yandi makuru nuko hejuru ya 90% y'abatunzi imodoka mu Rwanda arizo muri ubwo bwoko, ariko nyamara 85% ziri mu igaraje. Izikiri kugenda zacitse intege zirashyuha ku buryo kuzitinza nabyo biri kuziganisha habi. Ibi byose biraterwa no kudakurikiza amabwiriza maintenance mu masysteme yazo.
inkuru nziza ishobora gutuma udahangayika ariko nuko igisubizo cy'ibyo bibazo kiri muri Autorea Maintenance Limited. Iki ni ikigo kirimo abahanga mu gusuzuma amasysteme yose agize imodoka ndetse no kwifashisha produits zikenewe kugira ngo izi modoka zikorerwe maintenance. Basanga igikondo bagufashe muri maintenance y'umwihariko ku modoka zo mu bwoko bwa Kia na Hyundai. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri 0786 20 60 54. Nyamara ngo ikintu cya mbere burya ni amakuru. Imwe mu mpamvu rero iri gutuma iyi ntambara rwose itarangira ntimukayishakire kure. Reka da. Buri Uburusiya bwamaze kumenya amaturufu yose bwashyira ku meza ku buryo kububwira ngo ni bugondi ijosi imbere y'abariya bo mu burengerazuba bo kamwe n'ubwishongozi batabanje gushishoza batabikozwa. Nari nibagiwe di. Buriya muzi ko hafi igice kinini cy'ingano, sayiri, ibishyimbo n'ibindi by'ingenzi mu buzima bw'abanyaziya n'abanyaburayi tutibagiwe natwe abanyafurika bipfumbatswe n'Abarusiya. None subwo niba Putin abiza akaba rwose yaramaze no gusobanukirwa ijambo afite mu buzima bw'isi, urumva rwose atajya bareba bikananshura kuri yabana murakaza akabona ni nk'ababana bari kureba ibyangombwa bya papa wabo igitsure. Ubwo ukaba ushaka kutamenya ko ikiguhatse ari ibiribwa. Iyi ngingo y'ibiribwa kandi Putin yayigize iturufu ihekenya izindi, dore ko mu bihano byose yafatiwe birengaho gati 16,000 icyabatabaye ari uko bagerageje gufata intara zose z'uburasirazuba bwa Ukraine, Donetsk, Lugansk, Kherson na Zaporizhia, ibi bikajyana n'umugezi wa Dnipro, umugezi ukorerwaho ubuhinzi muri Ukraine, igihugu Burusiya buvuga ko cyabaye umwana w'igihararumba. Kugenzura turiya duce twa Ukraine byatumye Abarusiya babasha kugenzura urujya n'uruza rw'ubuhinzi bw'ingano zavaga muri Ukraine, dore ko nawe yeza nyinshi zijya mu Burayi, wateranyaho n'izavaga mu Burusiya bigasubira Iwandabaga. Nta kabuza rero ko rwose Abarusiya bamaze kwereka bazamuraga intugu ko umwana udahanuza yica inyoni idakozwa mu kanwa. Ibyo rero bigahita bigusobanurira impamvu rwose Perezida Donald Trump yiboneye amajwi yo kongera kuba Perezida wa 47 wa Amerika, ariko yifashishije iturufu nawe yarazi neza ko idashoboka. Ayo nyine akaba amayeri ya politike, dore ko kuri ubu yabibajijweho akanjamano. Reka nabyo tubivugeho. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'umunyamakuru Gary O'Donoghue wa BBC Washington, Trump yamubwiye ko yatengushwe cyane na Putin, ariko ko ibye nawe bitararangira. Umunyamakuru yamuhasi ibibazo agamije kumenya niba yizera Perezida w'Uburusiya, undi aramusubiza ati ni nkaho nta muntu n'umwe nizera. Trump yabivugaga hashize amasaha make atangaje gahunda yo kohereza intwaro muri Ukraine. Ubwo yarabajijwe ikibazo kuko ntazatuma Putin arekeraho kumena amaraso, Trump yagize ati turimo kubikoraho Gary. Tugirana ikiganiro cyiza, nkavuga nti ibyo ni byiza. Nkibwira ko turi hafi kugera ku masezerano. Nuko agasenya inyubako i Kiev. Mu byumweru bishize Uburusiya bwakajije umurego mu bitero by'indege nto z'intambara zitajya mu pilote n'ibya misile ku mijyi yo muri Ukraine, bituma abasivile benshi bapfa, abandi barakomereka ku kigero kitari cyarigeze kibaho mbere. Ndabizi hari benshi mu dukurikiye mwakomeje kumva twitsa cyane ku kwisobanukirwa mu mbaraga ku Burusiya, muri kwibaza muti ko rero bakomeye kuki badatsinda igihugu cya Ukraine. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3iremetravel.rawa. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha,
icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Aho rero kubacungira hafi bya politike y'isi, iyo witegereje intambara ya Ukraine uyisangamo imibare ya politike kurusha imibare y'intambara no kurwana byo gutsinda no kumanika kw'igice kimwe, kuko n'ubundi ari ukurwana. Intambara ntiri kubera hagati y'Uburusiya na Ukraine, ahubwo no kutumvikana hagati ya OTAN n'Uburusiya n'ibihugu biri inyuma y'Uburusiya. Niba rero umugambi w'Uburusiya wari guhagarika OTAN kwinjira mu mbibi zabwo ndetse bukamanyura ibice bwari bukeneye, ahasigaye kuri ubikiriho n'intambara za diplomasi, politike mpuzamahanga n'ibindi birwanirwa hirya y'imbunda, nubwo nyine nazabahanganye badasiba kuzinyuzamo, kandi ukabona Trump arivuguruza mu kanya gacira mu maso Zelensky bari mu biro, ariko bugacya mwemerera patriote zo gukomeza kwirwanaho. Muri intambara rwose ibyabaye byarabaye, kuri ubu hasigaye guhangana byoroshye no gucungana kujisho nguzanegekara mbere azemera ibyo mugenzi wa musaba, kandi biragaragara ko abanyakirene banamaze kwahagira mu gihe mu burengerazuba bumvaga ko abarusiya bazageraho ubukungu bukagwa bakabura icyo gushora mu rugamba, hasigaye bakabivamo ibintu bitagenze uko byari byitezwe kubera impamvu twatambutseho, ariko abarusiya barafashwa no kuba batajya banacika intege mu kugera ku duhigo tubagoye. Uko byagenda kose intambara izarangira kandi azaboneka utsinda, gusa ushyize ku munzani nta kubera cyangwa kubogamira ku ruhande rufite abafana benshi, wabona ko abarusiya aribo bafite amahirwe menshi. Baba bari mukuri cyangwa batari mukuri, intambara ikomeje uko iri kuri ubu, abarusiya nibo bakunguka cyane ugereranyije na Ukraine yabaye ikibuga cyaho inzovu zirwanira maze ibyatsi byaho bikahabonera ishyano. Aha rero hahita haduka bavuga bati none ko aribo bashotowe ni gute bahohoterwa bene aka kageni. Buriya rero intambara ntabwo izibaza ngo ninde uri mukuri ninde uri mu mafuti, ahubwo wayirangije neza kandi akayirokoka afite insinzi niwe wemeza ukuri uko ariko. Undi muntu we yaragize ati world does not determine who is right, it only determines who is left. Ayo ni amagambo y'umufilozofe w'umwongereza Bertrand Arthur William Russell. Murakoze mukurikira ibiganiro nk'ibi kuri Primo Media Rwanda. Bye. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego, ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibazaho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke, ntuzirirwe ushaka isoko, kuko ushyize umusaruro kuri AfriSellers dufatanya kumushakira abawugura kandi bikamufungurira imiryango ku bafite amastoke bari hanze bakeneye umusaruro bikomoka muri Afrika. Namwe abari muri diaspora, uru rubuga rubereka umusaruro uri ahantu hatandukanye muri Afrika ku biciro bibanogeye. Wifuza kandi kugura umusaruro bikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi, ntuzava aho uri, uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura, nimusure urubuga rwacu wa@afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu, muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers, selling with us is leading the market.